bimenyekane kuri Imana ntabwo irenga akira kuko bagije uburame Imana ishimwe ngo rwome kubawe no kubya. Haleluya. naho senga usabira umugisha abantu batuye na maturo ariko usenga mu kinyabupfura. Uwiteka Imana y'inyamaboko rwose ndabirambiwe ibimugabe y'umwiza shenge yo kabyara umusore yaratutse abagiye gusenga ageze mu rusengero abagize ati Imana kuba njyenyine rwose ndabirambiwe ibimugabe y'umwiza shenge yo kabyara muzabyara abahungu ndetse n'abakobwa barwanya ushengero uzagira umugisha n'impamo y'Imana muzabyara abahungu ndetse n'abakobwa barwanya ushengero uzagira umugisha. yazindutse mu gitondo arakomeza aragenda Imana ibigize iti umva musore nkubwire hindukiza amaso nkwere kubaruta. yazindutse mu gitondo arakomeza aragenda Imana ibigize iti umva musore nkubwire hindukiza amaso nkwere kubaruta. abakobwa b'iwacu batereka amata iwacu zirakamara mwiza yaramvuye urakoze cyane natangiye ndaza kwemera gucira bugufi data bushoboye nkore no mu ruhanga zahora n'ubwemana bwiza na nyine nzagukunda n'izajya bizajya urakoze cyane mureke gende rubanda rugira yawe rubanda rugira yawe rubanda rugira yawe
Saïdron, je détaille, contrôle, rabbinif, la siri dotai, contrôle vavayasika, hotale la saini, mina vavayasika, akile le vome, nini wadosai, rakita lakita, akiduite, la siri dotai, akindimana nyiri, imana idakangwa na biracitse. Duwiteka nahoze kungu n'ubu ndacyariho nakita sayidrome ati ndi Imana itanze umugisha. Jedetayi kontrole la binifo ati ndi Imana itanze umugisha, ati ndi Imana itanze amahoro, ati ndi Imana itanze amahoro, ati kandi amahoro yanjye asakara ku bantu bose. Nakita sayidrome jedetayi kontrole la binifo ati nduwiteka uri aha hantu, ati ndi Imana yitahiye ubu bukwe, ati lakita sayidrome ati ndi Imana yaje yemwe, ati kandi ko nsanze ibintu ntabwo ariko mbisiga, ati nsiga jedetayi kontrole la binifo ati nduwiteka ati nasamuye ibendera, ati nanga intsinzi, ati nanga ati ibendera ryanjye ngo rizamuka. Haleluya. Ati lakita sayidrome ati ntacyo murabona, ati ndi kumwe namwe, ati ndakorana namwe, ati bahaye ku mwuka wera, ati bahaye amavuta, ati ndi Uwiteka ndakorana namwe iby'ubutwari. Jedetayi kontrole kugira ngo ndi Imana kandi ndi nyiribihe, nitwaza akabando, ndanemye kandi ndakomeye. Lakita sayidrome akavuga ngo aguhaye yewe ibibyibushye, kuko akavuga ngo akira kandi wakire, akavuga ngo yewe niyakire hejuru, kandi washyize hejuru ntawe umushyira hasi. Lakita sayidrome akavuga ngo akira, kuko ni Imana iguhesheje agaciro kandi iguhesheje ishema. Akavuga ngo niwakire, uyu munsi agukoreye igitangaza, bimenyekane kuri Imana, ntabwo irenga akira, kuko yagije uburame. Imana ishimwe ngo rwome ku bawe no kubya. Haleluya. ariko nubwo ngiye singiye gupfa, icecekere nubwo gashenge wirira, kuko hari ugiye ntama wahari. Icecekere nubwo gashenge wirira, kuko hari ugiye ntama wahari.
Ijuru
Yesu wacu amara umubabaro akamara agahinda ahabwa icyubahiro. Muvuge ngo amen. Imana igira gute
umunezero, iyo iguhaye umunezero kuba kabiri Yesu yashimye. Imana igira gutewe, ntabwo Imana yakugeza kuri iyi myaka ya Jean Baptiste ngo ibure kugukorera ikirori nk'iki ngo ikure kabiri. Komera Imana amashyi menshi cyane, komera Imana amashyi. Hano rero iyo twitegereza nk'ureba televiziyo, ndaguhagurutsa muri otorite mfite nkabigukoresha. wowe wambaye ishati itukura, haguruka utere haleluya. wowe ndeba wongere witere amen. Nuko tumeze aha ngaha, hari ukuntu twafashwe n'ibisazi by'umwuka wera. nta kugera hano ngo wifate, kuko hano ni mu nzu ya data. Yesu nashimwe. kandi twese dukunda Immaculée na Jean Baptiste. Yesu nashimwe. niduseka museke, nidukoma mu mashyi mukome mu mashyi. aha ni mu nzu y'Imana. komera Imana amashyi menshi cyane. nuza gufashwa ntuze kwifata, kuko abageni baragufunguriye. Ngeze mu mwanya wo kwakira abantu mwese mwaje, ariko mbere ya byose reka nsabe umukwe n'umugeni, nibo bashyitsi bakuru. muhindukire murebe ubwiza bw'abantu b'Imana mubasuhuze. mukorere Imana bashyiraho cyane, Imana yabarinze. dukurura yacu natwe asohore ko bimeze. Mundire n'inyanera haleluya. Ukurire ryawe uti irya Jean Baptiste rivuyemo, rya Yesu ni ku murongo ugavuyemo, nanjye najyamo mu izina rya Yesu. Nuko gahunda zimeze. Yesu nashi. Amen. Ibya Yesu. Jose haleluya. Jose haleluya. Nyine ndabona nawe bimeze neza. Mana nishimwe cyane. Uwiteka Imana yakuye muri uwo muntu iruhindura umugore imushyira uwo muntu. Aravuga ati iyo ni igufa ryo mu magufa yanjye, ni akara ko mu mara yanjye, azitwa umugore kuko yakuwe mu mugabo. Icyo gituma umuntu azasiga se na nyina akabana n'umugore we akaramata, bombi bakaba umubiri umwe. Hanyuma Imigani 19:14, Imigani 19:14 haravuga ngo urugo n'amatungo umuntu abiragwa n'ababyeyi be, ariko umugore witonda umuhabwa n'Uwiteka. Amen.
turashima Imana rero kubwo iki kirori cy'uyu munsi badutangirije indirimbo nziza mu masezerano yose uko Imana yatanga yakomejwe n'amaraso y'umwami wacu Yesu. Uko turanga twese dufite amasezerano Imana ibyo yidusezeranya, ariko uyu munsi Jean Baptiste na Immaculée bo bafite akarusho kuko uyu munsi byabasohoreyeho. Barabitegereje igihe kinini, imiryango barayimenyesha, barabwira ati uyu munsi kuri itariki ya 3 z'ukwa gatandatu 2023 tuzaba turi ahangaha twizihije umunsi wacu mwiza, iri sakaramento natwe ritugeraho ryo gushyingirwa. Imana ishimwe rero ko yarisohoje. Kandi namwe mwakoze ko imiryango yateranye mukavuga ngo turaza uyu munsi tubabe imbere, hanyuma tubagaragire twishimane nawe. Nuko ubwo Adamu yaremwaga twemera kujyana na Rukurahaga Jean Baptiste ngo akubere umugabo mushyingiranwe mu itorero, uzabana nawe mu rukundo ukurikije itegeko ry'Imana, nta mubabaro cyangwa mu munezero, arwaye cyangwa ari muzima, mubyaye cyangwa mutabyaye, mu bukire cyangwa mu bukene. Uzigera wifuza abandi bagabo, uzakomeza kumubera umwizerwa udateshutse ku nshingano zawe, muzabana akaramata kugeza ko muzatandukanywa n'urupfu. Niba ubyemera avuga uti yego ndabyemera. Yabyemera. Byiza no mu bibi, tuzabana mu byiza no mu bibi, mu byago no mu makuba, dukize cyangwa dukennye, cyangwa dukennye, arwaye cyangwa atarwaye, tubyaye cyangwa tutabyaye, nzamukunda. Nta kindi kizadutandukanya, keretse urupfu cyangwa Yesu agarutse. Umwami ashimishe cyane. Reka nawe azamura akaboko. Immaculée aravuga amazina ye ngo ngewe mushimira Imana Immaculée, nemereye imbere y'Imana n'itorero ryayo ko uyu Rukurahaga Jean Baptiste ambera umugabo, tuzabana mu byiza no mu bibi, mu byago no mu makuba, dukize cyangwa dukennye, arwaye cyangwa atarwaye, tubyaye cyangwa tutabyaye, nzamukunda. Nta kindi kizadutandukanya, keretse urupfu cyangwa Yesu agarutse. Mu mama ashimishije nawe uko Imana yatubanije twese, kandi ikaba ibishyize no mu bikorwa. Amen. Mama ashimishije cyane. Buriya iyo mubwira ibyo avuga hano birahari, ariko mbashamba ikibazo cyanyu mutanze amashyi atararanga. Niko mutunye imitoma akayiranga. Imbere y'Imana n'itorero ryayo n'imiryango yanyu, nemeje ko ku itariki 3 z'ukwezi kwa gatandatu 2023 ko Rukurahaga Jean Baptiste abaye umugabo wa Mushimiyimana Immaculée, kandi ko Mushimiyimana Immaculée abaye umugore wa Rukurahaga Jean Baptiste. Cy'Imana afatanyije ntihakagire ugitandukana. Ukikurikirana imyakibihumbi ukagisohoza. Piga makofi kwa Bwana akomeye Imana yacu. Icyo Imana yavuze iragikurikirana kugeza igihe izagera gute, izagisohoza. Ariko hobera umuntu ubwire ngo humura,
nawe icyo Imana yakubwiye izagusohoza. Duhobere muramutse umubwira ngo izabikora, baganga babyemera izabikora, abakonikoni babaga bataroga izabikora, bene wanyu bahaguruka Imana izabikora. mubwira ngo Imana tera Imana izabikora. arabyumvisha mutera haleluya. Yesu kiba nafashijwe Mana yanjye we, komera Imana amashyi. Imana izabikora. Nibashaka bazaroge batagangara, Imana izabikora. nta zuba ryari ryarenga ugihumeka, Imana izabikora. nafashijwe mu kirengarenga, komera Imana amashyi. Imana izabikora. Imana izabikora. Imana ishimwe yabikoze. Imana yabikoze. Imana yabikoze. Genda mwicaye mwafashe ibikoresho byanyu, mugende mwicaye. Mugende mwicaye, Imana yabikoze. Mubafashe ibiseke byabo. Erita wayasiba. Reka dusengere aya maturo tahesha umugisha. Aragendera hanyuma mwemuretse gatoya, mwemuretse n'ijyewe yewe akira. naho usenga usabira umugisha abantu batuye aya maturo, ariko usenga mu kinyabupfura. Uwiteka Imana y'inyamaboko, Imana y'aho tutareba. Oh haleluya. Uri Imana ivuga ibyo tutavuga twebwe, uri Imana igera aho tutagera. Ukuboko kwawe ni kurekure. Oh haleluya, haleluya. ugira neza bugaca bukira. Mana ndagushimiye, warinze ubwoko bwawe. Oh abagabo n'abagore urabarinda, abakobwa n'abahungu urabarinda, ndetse abana bato nabo urabarinda. none ubagiriye neza nuko waruzi uyu munsi n'itari cyo wari uyizi. Oh haleluya, haleluya. none rero wabagejeje ahantu Mana baje kureba ibyo wavuganye natwe. Oh haleluya, haleluya. none barambuye ukuboko kwabo. Oh bafashije ubwoko bwawe Mana, bafashije abana bawe Mana. aho bakuye wongere uhasubize Mana, wasubize umugisha, wasuke umugisha. domorora imigisha yabo Mana. aho yari ifungiranye ibifunguro, naho yari izirikiye uyiziture.